yakiraga ikipe Young Africans yo mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Ibitego byari bitatu bya Yanga kuri kimwe, nabwo iyi kipe ya Young Africans yitsinze. Navuga ko ibitego bine byabonetse mu mukino byose ari iby'ikipe ya Yanga, kuko iki gitego aba bavandimwe ba Yanga baje kugira gutya barakikubita rwose. Umudefenseri wabo witwa Aziz Ndambwile niwe watsinze, ariko biza kurangira igipimo nk'uko bari babyise rwose bakibonye, baravuga bati reka twongere twitekerezeho. Sami igipimo nyacyo ku munota wa mbere kipe Yanga basubije umupira inyuma, Jigidi harasa nkaho arangayemo gatoya, birangira umupira ugiye mu rushundura, bari bahita binaga ibicu, ariko abenshi ntabwo babigeze bareba n'utsinze igitego nibigeze bamumenya. No mukino navuga ngo Yanga wenda cyabonetse, ariko kuri pressing nziza abasore ba Rayon Sport babiri batakaga pressing bakoze, umukinnyi yari yakiriye umupira umudefense arawusubije inyuma, umuzamu bisanga yarangaye itakijya mu izamu, ariko kuri pressing nziza Rayon Sport yakoze pressing nziza kuri kiriya gitego cyane. Ni ibirori byari biteguye neza ku munsi w'ejo, wenda duhereye muri presentation kwerekana abakinnyi basohotse mu myambaro ya Kinyarwanda, abakinnyi ba Rayon Sport, uretse wenda umunyezamu Pavel Nzira berekanye yambaye imyenda isanzwe. Nekereza ko ari nayo yari surprise y'umunsi, nubwo wenda amakuru yari yagiye hanze, ariko rero ntabwo ari yabyo officialije. Nekereza ko abareyo bahise babona noneho kuri kwanya ko guhari ko Pavel Nzira yabasinyiye. Hanyuma Yanga nka ekipe ikomeye, abantu bari benshi muri stade. Ntekereza ko nubwo wenda imibare itarajya hanze, ntekereza ko nk'ibihumbi 32 byarimo, hagati ya 32 na 35 byari birimo. Ndatekereza ko rwose mu mibare nubwo batarayishyira hanze, ibyo bihumbi byo birimo pe. Amafaranga barayabonye bare, amafaranga barayabonye. Ahubwo ikibazo cyabaye ku munsi w'ejo, abariyo bamwe baje kureba match, umenya baratekereza ko biri buze gukererwa. Hari abaje mu gice cya kabiri, ubona ariko stade iri kuzo, abantu bari kugenda baza. Ijyari mu mukino Rayon Sport defense atruwa byatweretse ko wenda wadefanda neza mu gihe biri ngombwa, ko nabonaga muri formation bahagaze home, ariko kubijyanye no kuvuga ngo kure mu buryo bubyari igitego. Dushatse reka twibutse abantu 11 bari babanjemo. Umunyezamu yari kuyati, yego niwe wari mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Emery Bayisenga umuti wa defense na Rushama Chris ndetse na Kabang. Wing back y'iburyo iriho kapiteni Serumogo Ali, yazi narindi ninde Omar. Serumogo Ali Omar naryo ririho cyane. Hanyuma ibumoso yari Fabrice ari izina rye rindi ni Kwizera, ni Nshimiyimana Fabrice. Hagati Sefu Nshimiyimana Sefu na Aimable Ntarindwa, imbere yabo hari Abeti. Yego. Hanyuma bagahita batakisha babiri, Habimana Yves na Bing Bell. Ese Shadrack hari ahandi hantu dutegereje kumutestinga? Ikintu cyagaragaye kuri oya munsi bizara ahandi hantu dutegereje Shadrack Bing Bell ngibitego n'amakipe yoroshye biranga ibitego ngabyiteguye muri champion. Ikomeye wapi Usiko Rayon Sport yasoje nta shot target iteye. Shadrack atsindira mu Nzove, ukaheruka gutsinda igitego ari mu Nzove. Mu mukino mu Nzove mu myitozo match zose batakiniye mu Nzove ari igitego yari yatsinda. Hari match bakinnye na AS Muhanga nta gitego yatsinze. Hari match bakinnye na Gasogi nta gitego yatsinze. Iriya ya Gorilla yo ntabwo yayikiniye. Match ya Etincelle na match ya Etincelle ntabwo yayikiniye. Ubwo se nta igitego agiheruka kuri match ya Miroplast ari ya mu Nzove. Ya Miroplast ntabwo no mwataka nguze gupressinga ngoye bana ngo arapressinga ugagacanga ukisha abadefenseri. Inshingano ze za mbere sizo no gupressing, inshingano ze za mbere no gutsinda. Barapressinze Young igapenetra, ukabona ko ari ekipe iziranye, nubwo ari umukino wa mbere y'ikinyo wa pre-season bagahererekanya, ariko ikinyo cyabaye Mutarama witwa Pacome Zuzwa. Pacome Peodo Zuzwa, uriya Mutarama nabonaga kuri televiziyo gusa ntamubona amaso mu yandi. Amubonye hari ahantu yacenze umuntu bita Kabang. Mujemana akazi kenshi yakoze ku munsi w'ejo ntabwo kuvura Kabang, yaramucenze kakuntu muki ashaka kwitambika undinga mukubita igitugu, aramubura Kabanga gwa nk'abana babiri ku gitabo cyo mu mbere cyangwa nk'abana babiri, yikubita hasi atanga passe iragenda ica mu bakinnyi batatu bareyo. Mutarama bahita depose Boyeli, uwo bita Andi Boyeli ABB. Ariko witwa Kabanga yari yagerageze kujera uyu Pacome Zuzwa, kuko Pacome Zuzwa wabonye ko yatangiye gukina ahinduranyije na Ekwa. babarira raporo
Pakome yatangiye gukina agiye kwa Barushema Chris. Iyo ni iminota ibiri ya mbere. Ariko mu gice cya mbere witwa Kabange yakinaga iburyo cyangwa ibumoso. Kabange igice cya mbere yakinaga hari iburyo. Iruhande rw'iburyo rwa stade nuruye. Iruhande rw'iburyo rwa stade. Ni hariya Kabange wawe mugumane. Ariko Kabange par rapport y'abandi yaragerageje kumujana mu gice cya mbere. Ahubwo niyo wiyaje. Bamukoreye ikintu cyitwa ntoza gupermeta. Ntoze Celestin Ekwa. Uriya muvandimwe w'umunyakote d'Ivoire abayivuariye niba birega Ekwana ntuze na Zuzua bahinduranya muri za Cote d'Ivoire nta bibuga byo muri by'amakademi bihaba abo ku muhanda badevelop ikintu cyitwa skills zo kwa uzacunga abakinyi bose nushaka usubiza inyuma abakinyi bose baba winga ba Cote d'Ivoire usubira inyuma urebe ba Salomon Karu urebe ba Gervinho urebe ba Pakome n'abandi bose baba bafite ikintu cyitwa kudribura kandi yiruka ntabwo dribble hagaze hamwe adribble yiruka akagabo kandi kabaye na kapiteni wako kabaye no muri Saint-Etienne arya ni kandi kagufi kitwa nde muri Saint-Etienne Maxi Gradel fashe hasi kameze nka Benze kabisa baba bazi kwiruka no kudribura rero ku munsi w'ejo Pakome yabaye itandukaniro yatsinze igitego atanga assist ndetse baza kumukuramo Yanga isa nkaho ituje siko kera kigabo cyatsinze igitego cya Bayeri bagikuye muri Sehuhune yo muri Afrika y'Epfo ibaze hanyuma mwamubonye wasimbuye hari Daucho yitwa Musa Balakonte Musa Balakonte bamuguze muri Sfaxien yego ni umusore w'umunyagine wasimbuye Aucho bamuguze mu 250 by'amadolari numwe wagaragaye mu bantu bibuka ari gukina Chelsea na bamwerekana na Harris ariko babonye ko umutoza yari yakoze rero kuzana aba récupérateurs babiri ukazana Safe ukazana Ntarindwa Aimable none Ntarindwa Aimable utara active mu mukino wabonaga ko kurekipera barekiperaga ariko ku kintu kijyanye no kwanimaje umuntu urawujyana uwo mupira byasabaga Abedi kava imbere akaza inyuma none uko Abedi yavaga imbere akaza inyuma none yawurekiperaga none agatabura umuntu awereza Mediane ariko sinzi impamvu mbona nkeneyemo ntuza Richard byibura atanga umutoza umupira watangiye kugenda haje mutambwe Guruware na Richard nibwo umupira watangiye kugenda ariko nanone kuwujyana imbere byari bibazo bahererekanyaga ariko ku kintu kijyanye no kuwujyana imbere byari bibazo nabonye Sefu ari gukora imyitozo Sefu ameze neza yaragerageje pe ari fit pe bitandukanye n'ibyakera kuko Sefu ni kurakina umuhanga urimo abamukuraho amakosa buri kanya ariko Sefu mu biherutse ntabwo yaragishoboye no gukora ikosa hanyuma icyo nangiye kubabaza ukurikije igipimo cy'abareyo nyine byo babonye ku munsi w'ejo hamwe mu hantu bari bafite ibibazo no mu izamu harimo muzamu Paveri navuga ko no muzamu mwiza twavuga ko ikizamu cyo kirakemutse izamu kirakemutse ubwo haba hasigaye hehe ibumoso haracyari ikibazo niba azakina wibaka ku bwanjye Cindy Paul ararusha abandi bose bahari kuko na Cindy Paul ejo yakinye neza agiye masimbuye ku ruturi abanje niwe muntu wenyine wabashe kwiyaminiya agashora baro kabiri akagenda metero 10-20 abandi bose bakinaga baro zitakajwe na Yanga mu gihe we yafashe baro acenga umwe n'ahantu yacenze ageze umuntu muri koloneli abariyo bakoma amashyi arabahagurutse byibura uramupeti ngo ni Cindy Paul oya kuri baruhande ubundi wing back mu busanzwe bahashyira abawinga bagakwiri n'abawinga kenshi ko niba wibuka wing back za Chelsea Antonio Conte atwara igikombe cya champion yari Victor Moses ushyiraho umuntu ufite iyo karite yo kuba yabaransa kugaruka kudefanda no kwataka Cindy Paul rero numwe mu bantu nabonye ku munsi w'ejo yagiye masimbuye kuri match y'umwana nka Cindy ku ikipe nka Yanga yiyaminiyaga ku munsi w'ejo n'umuntu navuga wagurukije abari ni urebye kuri Cindy Paul buri afite akantu ko kuba bundi imbere yari umukinnyi w'umwataka yari umwataka Cindy Paul urumva afite akantu ka technique noneho washyiraho na physique ye urabona ko Cindy Paul nubwo ari umwana ubona afite ukuntu akomeye afite physique urumva mu kudefanda abona ni mwiza cyane ariko mu kwataka ni mwiza cyane kurushaho Cindy Paul rero ni akantu ka experience kabura ikindi kintu yakina abareba muri box cyangwa amasantere muri box ntabwo arekura santere byo kwireba kuri couloir iyo uri bwatakisha abataka babiri nta muwinga ufite imbere at least making ashoye ko washyize kuri gatatu uri bukiniye couloir agomba kuba ari mwiza mu kwataka kuko nundi ufite aba defenseur batatu inyuma rero yundi nawe wiyongereho mu ba wing back babiri bo ku ruhande rw'iburyo n'ibumoso yo nawe ari mwiza cyane mu kudefanda iyo kipe ibiri defensive cyane ntago kwataka imipira ibigerayo mu buryo bufatika impamvu Cindy Paul yagaragaje performance nziza ariko none Axel kuri defense ya Rayon Sport ibitego batsinzwe abataka babacitse urebye ku gitego kira mu
Boyeri uburyo bamucomekeye pasi agasa nk'aho asigaranye n'umudefanseri umwe wenyine yari afite n'amahitamo yo kumucenga agahindukira yareba ruguru akatabona n'undi mukinnyi wa Young Africans uhagaze wenyine utari marike no ku gitego kino cya kabiri bacometse pasi Mutarama akagenda akahita shota mu izamu bacometse pasi ahantu hakaba hahagaze umudefanseri nanone ukuri kuruhare wenda ibumoso n'iburyo so birababaje cyane ku nyine ibitego binjijwe ari abadefanseri batatu kuri marike ya marikaje mbi ariko nko ku gitego cya kabiri nko ku gitego cya kabiri umuzamu nawe afitemo nka 70% kuko hariya umuzamu agomba kuba kugenda agafunga premier igitego cya Mwamnyeto ushobora gufunga premier cya Pacome igitego Pacome zuzu yamukubitiye muri angre ni cya kabiri ariko cya kabiri kuko ari umuzamu atagenda agafunga premier poto deuxième poto isigarwaho n'abadefense ariko yase yigumira hagati bari uriya Mutarama ntabwo yayikubisa asa nk'uyinyuza hasi ubundi abazamu benshi iyo bafunze premier poto abashaka kugira ngo ahite ategaho akaguru cyangwa se yite yirampa umupira nawe ariko we yakubise muri plafond ariko naho yarahagaze ikintu kimwe nabonye kuri Rayon ngendeye kuri remplacement Chimene na kwizigira bure muri kuri televiziyo ababireba neza izi karite z'abakinyi ba Rayon abakinyi beza ba Rayon bafite ntago zifite nka muri defense aturu icyo kintu rwose koko adashaka kwireka marquage uko ikintu kimwe namaze kubona Azizi Basane ni muzima wakora ufite abawinga babiri ukajya muri 4-2-2 cyangwa 4-3 iyo ntayikozwa n'abareba bitekereza ikintu kimwe nabonye marquage cyereka wenda nijya muri Sudianye uramutse ufite wing imwe ya Azizi Basane nzima kuko Azizi Basane agiyemo nawe n'undi muntu wazanye ikindi kintu gitandukanye ariko kuri aka kino system idakenera abawinga baraniuse nyine ntaho kubashyira iyi system ya defense atruwa wa defend ariko nabwo wa defend ikipe iri wike mu kwataka uko ikintu kimwe baracika umuntu umwe ikibuga kigahita kirangara ukabona ugeze ku murebana niba dahindura ngo bave kuri no defense atruwa nta karite z'abantu bakina defense atruwa bafite oya kereka hajyamo wenda umunya Senegal Diagne akabagira icyo wenda akabafasha mu bijyanye na marquage no guhagarara ariko sofa uburyo bahagarara hari inyuma umwataka arabacika rimwe mucomekeye pasi akahita asigarana n'umuntu umwe wenyine kandi ruguru ugasanga n'undi mwataka w'indi kipe ntago amaritswe nibyo twari tukiri tureba ibihanga aho biri naho bagomba gukosora muri iki gihe gito basigaranye ubwo twari turigeze kuri gatatu ku ruhande rw'ibumoso tukiri muri defense bariya batatu se abakinnyi n'ubundi bagiye bava mu makipe agiye atandukanye ntago bamenyeranye haba Emery kuva muri Gasogi haba Rushama Chris kuva muri Mukura baje basangamo Kabange nawe ntabwo yagize igihe gihagije cyo gukina bamwe baravuga bati Diagne garutse na Aimable hari icyo bishobora kongera amaze kubona Emery Bayisenge yayobora ira defense atura niba yigumamo uko urebye uburyo azamukuyemo abantu barumirwa ne muntu uza no kumukuramo uza no muganijoro icyo kintu wakuramo mu defenseur centrale uza yundi mu defenseur centrale uri kumenyereza none se reka mubaze yantunguye cyane ese ni bose bakine niba ari bose bakine yagakwiye kubashyiramo n'abandi bose n'abari valido bagombaga kujyamo wowe kuramo mu defenseur centrale uri gushyiramo undi wenda waguze nawe umwereka abantu uvanye mu defenseur centrale uzanyemo ganijoro muri rero umwaka ushize bavuga ko itari nziza ganijoro baramutije nese kumuzana muri Nore yo tuvuga ngiravugurisha akamatsinda wowe sikoganijoro no muri vizi yatabanzagamo wowe ufite Emery Bayisenge yaba mu defenseur mwiza wayobora bari ni nawe wakunda kuza agaragaraza gukuvura kuri kabiri bashyizemo Aimable kuko Aimable agira pesa zikwihuta arihuta arirukanka akagera ku muntu yafasha no ku rundi ruhande kujya gukuvura kuko muri no system ya defenseur batatu ivuga ngo kwa ko mu wing back yagiye cyane mu gihe akiri mu nzira garuka wowe mu defenseur uhengamiye ibumoso urahita ujya kuba nimero gatatu Aimable arabize cyane ibyo bintu yabikina neza Aimable kuruta bari abana bandi bari ubwo aho ni muri defense wenda Aimable nagaruka na Diagne bari abasenegale byabo nubwo bitarakemuka neza byaba ari sawa hanyuma Rayon Sport byagaragaye ko nanone ikeneye nimero 6 keneye nimero 6 uri active kuko gusora baro byabaga ari ikibazo byasabaga sefu yakwambura umupira ariko arawutangaye kuwujyana kandi
kuriya abadefanseri bafite umupira bisaba wa mediateri uri sharp wa wundi uzaza akabita babwira ati mume baro nyijyane imbere ariko witwa Aimable wabonaga ari shy wiyaminiye uzisaba nka kumwe kwa Daud reba nk'uko kuntu Bonera asigaye zisaba kuno Boneri umudefanseri arafite baro Bonera agataza kamusaba kamubwira ati mpereza baro nyijyane ariko witwa Aimable wabonaga nyine afite ukuntu yarakonje muri groupe ya kuyaka Aimable uramutse umushyize muri baba central midfielder tuzi ni Jare ya Parinye ni sitting midfielder we arashaka kurinda defense gusa wimubwira ibintu wimubwira ibintu ngo byo kwegera imbere njyewe nambuye baro mwe ba nimero 8 muri he mwatanze umupira mwawukuyeho we kuwambura biramuhagije nta kiri kinashaka gukina kugira ngo yambuye umupira gusa ntashaka kuwutanga cyangwa ngo yemine yegera imbere wasangaga harimo nka Bedi n'abarabi imbere harimo nka metero 20 n'aba Aimable n'aba ba safe icyo nacyo ni nakandi kantu uvuze ngo kugira ngo ukinishe umu central midfield umeze nka Aimable biragusana nimero 8 uri active nka kumwe wabonaga uno Richard ajya afata imipira akegera imbere kandi umutoza nka Bedi yakinnye mu minota ya bizasaba ko Abedi akina 8 akava ku 10 niba bakeneye gukinisha ko na safe rega niyo style doje nawe ni nka Aimable nawe ntago ari umukinnyi uburyo ushobora kwakira umupira uvuye muri defense ngahindukire niba bamupresinza biyambure agana imbere nawe ni umukinnyi akenshi w'umudestroyer kunda kwambura imipira no gukora passe ngufi ariko nimero 8 mwiza iyo umufite ari we ari uhetse iyo nimero 6 ukina muri ubwo buryo nka birama nka Bedi akaba ufite ubushobozi bwo kwakira izo baro zivuye muri defense agahindukira ariko yizeye yuko umuntu afite aho ngaho kwambura imipira ari for so bizarangira Abedi kugira ngo amubone mu buryo bwiza aba bacere nibaboneka bakize Abedi azaze ku 8 ahubwo nimero 10 kwa bakaseri bombi ba Rayon Sport ifite bombi ni style doje zisa ntago umupira ubugenda yari yayiparitse cyane ku munsi w'ejo yari yayiparitse arafite ubwoba ubwo aho ni kuri 6 handi tubonye icyuho ariko nanone no mu busatirizi ntago twagenda tutahavuze rwose urabona ko icyo mu busatirizi naho kirari gikomeye rega baki iminota 90 badateye ishoti rigana ku izamu icyo yo ni assessment yoroshye kujajinga umwataka byo ni ikintu cyoroshye nandi mashoti bateye na 3 kandi nta ry'umwataka ririmo na mashoti 3 bateye ritari ry'umwataka ubwo nk'ishoti twibuka harimo irya Tambwe ari irya Fabrice mu gice cya mbere yego harimo irya Tambwe umupira ujya hanze ubusirindi nayo hari n'irindi ryaganijuru amashoti 3 off target muri statistique azamu yateretse hanze kandi nta shoti rigana ku izamu yaba Imana Yves yaba Bingber twamonye muri pressing Imana Yves yamburaga umupira ntawurenze metero 2 bagenda bamukuraho abataka barira atake rwose nyuma yo kubona uyu mukino rero Rayon Sport murayiha amahirwe ki muri championnat no muri confederations Confederation nta mahirwe nyiko yo kurenga Tanzania uko rega nayo nyaha rwose yigarukire vuba itanatwitsa amafaranga ijye kure oya ntabwo nyine irakina ntabwo yasuna uko bakinaga na Yanga equipe imwe ya 12 muri Afrika mu gihe Rayon Sport ni classified ntabwo twabigira kandi na Singida irani classified ariko turebye kuri Singida tukareba Gamondi tukareba Singida yabaye yakane muri championnat Tanzania tukareba Singida yatsinze Simba muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'igihugu ikajya finali igatsindwa na Azamu 2 tukareba transfer zivugwa muri Singida baba Uco n'abandi bose biyongeramo ukareba na style y'imikinire n'ukuntu Singida imaze iminsi komanga ku marushanwa y'Afrika yatsinze ibitego 2 mu Misiri na future ibatsinda 3 bakuramo n'equipe imaze iminsi komanga ukabona ko no mu mikine muri Tanzania iyo umaze kuvuga Simba ukavuga Yanga na Azamu idutekereza kuri Singida nk'ikipe ifite amafaranga kandi equipe imaze iminsi iri gukomanga kuza muri urutore rw'amakipe meza muri Tanzania ariko urebye nka Rayon ku munsi w'ejo ikintu kiri positive kuri Rayon ku munsi w'ejo ni abafana bagerageje kuza kuko kubona abafana mu 32 ikindi kiri positive ni Wasiri ubwo guhamagara bari abantu bakaza ku rwego baje rwose na presentation no gutegura kubanja gukonveka ikipe nka Yanga ikaza hano wabonye kari n'ikintu na leta ubwayo yabashyigikiyemo ikavuga ati mwazanye ikipe ishobora kuza hano muri ya gahunda y'ubukerarugendo bushingiye kuri siporo mwakoze ikintu cy'ingenzi cyane wabonye ko na Rayon Day bayitekereza kuzayikira muri za gahunda za Rwanda Convention Bureau nk'igikorwa
cyitabirwa n'abantu batandukanye Cyane. ariko ku bijyanye no mu kibuga ni ukuri kw'Imana usibye wenda nka action nk'ebyiri zahagurukije abareyo nta kintu na kimwe umuriro yavuga ngo navuye hano ndebye ngo nishimira shampiyona igira ibyayo ariko ibijyanye n'imitoreze ukurikije se umwaka ushize muri shampiyona ikipe ya Singida match Fazare ndumva yaratsinzwe 1-0 muri Retour Young Africans batsinda ibitego 2-1 ariko Young Africans yari ifite groupe yuzuye ko Rayon Sport yahuye na Young Africans aba bakinnyi bahuye bamwe muri bo bari muri equipe nationale igice cya kabiri n'ikipe ya aba gatatu Dickson Job ni bahari ba Clement Muzize ni bahari ba Datir Yahya ni bahari ba Ibrahim Ahmad ni bahari urumva rero bose babaye bahari bishoboka yuko nabira bitego bitatu byari bube byinshi niyo kurushaho bakomagumamo ariko Singida yari bigere muri ibitego 2-1 muri shampiyona byari muri bine rwose birashoboka cyane so ntekereza ko kuri Rayon Sport imbere ya Singida nayo ikomeje kwiyubaka nibyo ariko iyi game nanone niba ari abakosora bagira ibyo bakosora nicyo nari ngiye kubabaza urebye muri politiki hari icyo bita ubushake bwa politiki urebye ubushake bw'abayobozi ba Rayon barabufite kweri iyo gahunda yo gukomeza kongeramo abakinnyi bazabafasha ibyo byuho dufite mukurikije uko mumaze iminsi mubyumva mubibona ubwo bushake burahari yabanze bakumveke bano banya Senegal Dianya wenda iso Dianya garuke no defenseur mwiza ku isoko ho ugiye kureba na groupe bafite ubona yuko imyanya myinshi bajya bayifitemo abakinnyi benshi byasaba kugira aho basohora ubu tuvuga groupe turavuga bataka ubu ngubu bagera kuri 2 turavuga Habimana Yves turavuga Bing Bero turavuga aba mediateur ni benshi Sport igeza ihengeka igafata Basane cyangwa Kitoga bakamwatakisha none se kuki bahengeka kandi ari system yatuma abakinnyi bose bajya mu myanya yabo ariko n'umutoza Lotfi iriya system ya 3-4 akina 3-5-2 ushobora no gukina 3-4-3 ugakina abadefenseri 3-4 bo hagati none ugashyiramo abo winga 2 n'umwataka umwe n'umutoza abantu bari kumutunga urutoki ko uyu mutoza Lotfi muri mukura muri assessment bamuhaye ntabwo bagomba kumwongerera ese mbabeshye yakiye imikino 90 ya shampiyona yinjizwa ibitego 90 bivuze ngo buri match yarinjizwa last season mukura ari mu mwenda w'ibitego mukura sezo yose umwaka ushize sezo yose n'igikombe cy'amahoro yatsinze ibitego 28 28 umwaka wose abantu bashukwa no kuba yatsinze APR gatsinda na Rayon ariko ntabwo abantu bashinga gati kuba mukura yatsinzwe na Rutsiro 3-0 igatsindwa na Marine mukuru ubushize yagiye itsindwa mu match abantu batatekereza ko yatsindwa ikazigatsindwa match nini uyu mutoza ntakubiswa na Yanga kuri match nagera gutya agakubitwa nko muri Super Coupe no urugero akagera gutya Singida kamwera imina akobweza ukuri akazoza ko uyu mutoza sinkabona hari ikindi kintu nakomeza ibi bintu hari ikindi gikomeye cyane Sami nako urebye abareyo ikintu cya mbere basabwe nago ari ukubasabana bategetswe ni ukwihangana umutoza mushya ku mikinire mishya ku bakinnyi bashya harimo n'abakinnyi badafite experience ibi bintu ntago byaza ngo bite bifata muri sezimwe hari gihe ibi bintu iyi system y'umutoza hari gihe binasaba seze 2-3 kugira ngo ifate ariko kwihangana kw'abari na Lotfi ubona shaka kumva no gukosoka ko ikibazo cya Rayon ikibazo cy'imikino ya Lotfi nuko ifata abakinnyi bari beza ba Rayon ikabagira babi Nise Basane yari shushu wabariye mu myaka ishize iyi system ashatse yanayivugurura akakina 3-4-3 kuko nayo irashoboka abo winga bagakina aho yango bagume kuri 3-5-2 abataka 2 kandi afitemo aba winga bashobora kugira icyo bagaragaza aba Basane n'abandi natumva bizamugora ariko nanone akse byagaragaye ko muri match zo kwitegura iyi match ya Young Africans ziri lokale bazitwayemo neza uretse ngira ngo ikipe ya Etincelle yabatsinze izindi match bagiye bazitsinda kugira ngo bagire ibyo bakosora bifatika mbere yo gukina na Singida no gukina match zitari ku rwego nk'izo bakinaga kuko izi match bari ziri ku rwego zizo bakinaga za Etincelle za Gorilla za Gasogi n'izindi izi match ntago ziri buze kubereka ishusho ya Rayon Sport ya nyayo ko muri izi match ugiye kureba uburyo bazitwaraga mu bitego hafi 10 bagira ama clean sheet mu buryo bukurikirana uretse match ya Etincelle bijijwe n'igitego bakeneye gukina izindi game zifatika nizo zabapimisha bya nyabyo bakinaga na Gorilla nyine izo match ari cyo benshi babonaga Rayon Sport yatsinda ku ma clean sheet niyo mpamvu no kwitegura Singida niba ari abitegura neza
bashaka izindi match nyine z'amakipe za abarusha. Vipers na za Zamu ziri mu Rwanda, zigiye kuza mu Rwanda bazige. Lotif mu mikino 90 yatoje Mukura atsinze imikino 36, anganya 26 atsindwa 29, yinjije ibitego 103 atsindwa ibitego 90, bivuze ngo ni igitego buri match. ngaye nguko igihari abareyo ahubwo bafatiraniza za Vipers igiye kuzikigarana. amafaranga bayabonye bagerageze nibatongera kuryana twavuze ko tuzakagarukaho nyuma ya Rayon Day. Ejo baramboneye Muvunyi. Ariko tunabigarukaho wabonye cyagiye barimo bahamagara abakinnyi baza basuhuza abaperezida ba Rayon Sport. Sinigeze mbona babonye perezida wa Rayon Sport usanzwe tubona na Sadate, ariko abandi ntabwo twababonye. Kuki bamuvunyi bari kwakira abakinnyi muri Rayon Day asanga ari mu kazi na perezida w'ikirenga wa Rayon Sport cyangwa atari mu gihugu. Abandi wawe w'imfura yabakoze ubukwe ukaba udahari, ndetse Rayon Day iratunguranye. Harimo akantu ntabyo bapfura wa muntu ushobora no gusanga atari mu gihugu cyane kuri Rayon Day, ariko byanamenyekana basi yavuga ati yohereza n'ubutumwa. ashobora no kuderega, ariko yohereje ubutumwa se ashobora no kuderega akavuga ati ngiye sinzampare muzahambere bahungu banjye. niho relaxere gangura politiki itinjira mu we yabaye wanyawe wahisamo wanyawe. Muvunyi kutaza muri Rayon Day ni ikibazo, ni ikibazo kandi ariko tuno kubanza tukamenya impamvu. ushobora ko ari impamvu ifatika. ararwaye ntabwo tubizi, birasaba ko tuzakora iperereza. uwo mukoro ndawihaye nzagerageza menye impamvu atagaragara, koresha ubutasi ndebe kwa kangaye nzaza mbivuga. ariko ubwo nanone Rayon Sport kuva mu 2019 itsinze match imwe yonyine kuri Rayon Day, batsinze Gasogi bafungura mu 2019. izindi match zose zabura abanyoye, izindi yaba Kiyovu, Zamu za Kiyovu, za Kenya Police, yaba Vipers, amakipe yose yagiye abatsinda. no kuri nshuro na Young Africans irabatsinze. ariko akse icyo kintu bakiteho cyane, nibongera kwitegura Singida bakina zino game zisanzwe bakinaga bagakomeza kuzitsinda mu buryo bworoshye n'ama clean sheet. bane bishyura ibirara n'abagore n'abakinnyi, ni ibintu byoroshye bicire kugura abakinnyi ariko no gukina match zikomeye.